Bantu mukurikira Flash TV Rwanda, ngarutse uyu munsi kubereka akantu kamwe k'ubwenge, mubwira ngo kubera iki dukwiriye gufungura YouTube channel. Tangira umwaka ufite YouTube channel, bizagenda neza kandi ubinyuremo neza. Nkuko musanzwe munkurikira, mfite nanjye YouTube channel natangije igize abasabu 700, kugenda ngenda nzamuka gake gake, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe ugomba gufungura YouTube channel. Buriya kubaho uri umujene udafite YouTube channel ni ikibazo. Kanze mubwire akantu wirirwa ukora kandi katazakwinjiriza. Buriya kwirirwa kuri iyi muri kubona ni channel yanjye, wirirwa kuri TikTok usikororinga uzamura ugenda ureba biriya bintu. TikTok ntiteze kuguhemba uri mu Rwanda nshuti yanjye, biragoye, ni nk'amazi y'umuriro. Reka bari ko byita mbibutsa ko turi kuri Flash TV Rwanda. Njyewe ubona ahangaha imbere yawe ndi Flash, noneho naje bana namwe. Ndagira ngo dutangire uyu mwaka, kuko uno mwaka muri kubona ko usoje. Hari abantu mufite amacano atarazamuka, hari n'abandi nshaka ko dufungura amacano tukazamukana muri uriya mwaka 2025 dufite YouTube channel. Umuntu afite YouTube channel adusigara inyuma. Nk'uru Rwanda rwa His Excellence kugira ngo mwihangire imirimo. Buriya niba uzi ko ufite telefone nta kintu imaze wirirwa ureba TikTok wifotora ushyiraho amavideo, bikabwira ko biriya bintu nta kintu bizakumarira rwose. Dore urubuga rwizewe ruhari kandi rurimo gutanga amafaranga. Ubundi impamvu nakubwira ugomba gufungura YouTube channel buriya kuyikoresha ntabwo ari kuvuga ngo bisaba kamera, ngo birasaba telefone irenze, birasaba ngo imashini. Telefoni iyo ari yo yose wayikoresha. Ndakeka ku bantu muzi Airtel Imagine, ubu ngubu turebye aha hejuru, turiya tuntu duhari, ngira ngo mwese muri kubona ko izi setting ni za telefoni ya Airtel Reason to Imagine. Nanjye ntabwo nkoresha fone irenze. Ndagira ngo ubwire ngo telefoni iyo ari yo yose yagufasha gukoresha YouTube channel yawe. Icyo bisaba ni ukubikunda. Ubundi mbere na mbere yuko bitangira, urabanza ugapuraninga ko ushaka gufungura YouTube channel yawe. Apana kuvuga ngo wongeye gufungura YouTube channel nca ahantu bari kurwana mpotore ikireho, nca ahantu ngo yabyaye abana n'ibyo njyamo ntango mpotore ikireho. Uriya niba ari byashyiraho nibyo yahisemo, nawe wabitamo ukabikora inkuru ziriya. Bisaba guhitamo content imwe kandi itakuvuna. Ubu ngubu iyi content mba nkora yewe ntabwo nsaba igihe kinini cyo kuyikora. So guys, niba nawe rero ushaka gufungura YouTube channel, urajya hasi muri comment wandikemo ngo bikore. Ijambo bikore gusa turahita tubigaragaza ko muri tayari, cyangwa ndi tayari gufungura YouTube channel, cyangwa se nyarikira mati dukorera iyo video y'ukuntu twatangiza YouTube channel mbere kurya muyifungura, cyangwa se niba unayifite dukomeze tuzamuka. Ndagira ngo nkubwire ubu ngubu nta muntu ufite YouTube channel ukifuza gukora leta, ngira ngo murabizi. YouTube channel buriya itanga amafaranga menshi kandi menshi cyane. Kamanze mbikubwire, YouTube buriya itandukanye n'izindi mbuga zose, niyo ihemba amafaranga menshi. Ndagira ngo nk'umuntu w'umujeni uri gusikororinga TikTok ntabwo izaguhemba. Nongere mbikubwire, ubu
kuvuga ngo uri gukoresha TikTok uri mu Rwanda, uru rubuga uri gukoresha uri mu Rwanda ni nk'amazi n'umuriro, biragoye cyane kugira ngo baguhembe uri mu Rwanda. Cyabikora ikintu rwagufasha kwamamarizaho nk'ubu ngubu ufite YouTube channel ugaterekwaho amavidewo, niba video zawe zirebwa n'abantu igihumbi ntiwaburamo 10 baza bakaguha sub, wenda nicyo TikTok yagufasha. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumuke muze mutangire mukoresha YouTube ni urubuga rutanga amafaranga. Ibura nanjye naje kureba ngo ati ko udafite YouTube ni ukunyagwa zigahera. Telefone iyo ari yo yose rero wayikoresha kuri YouTube. Amasetting yayo yose nzayabereka mbere ukuntu tuyifungura niba mubishaka, ariko dukomeze tureba ibintu bisaba kugira ngo YouTube ibe monetize, ibintu bisaba kugira ngo abasabu bazamuke, ibintu bisabwa kugira ngo YouTube nyine yawe ujye ubona ko igenda ikura umunsi rero icyo biba bisaba ni ukubikunda, ariko ndagira ngo ushishikarize utangire umwaka ufite agacano kawe rwose, utangire umwaka umeze neza cyane. Basaba ko mwakora sub kuri Flash TV Rwanda. Niba muri tayari twagiye, reka dutangire umwaka tuzamukana n'ama YouTube channel. Uve kuri izo TikTok zidafite icyo zibamariye, ziragutesha umwanya w'ubusa. Byumve neza nk'umujeni, fungura mind utekereze ikintu ugomba gukora muri umwaka wa 2025. Buriya uyu mwaka usoje tuba tugira ngo dutangire undi dufite intego. So guys, mbasaba gukora sub kuri iyo YouTube yacu Flash TV Rwanda. Ni umuryango nshaka kuzaba umuryango mugari w'abantu bihangiye imirimo kandi bitagoye, kandi bakuruje bitagusabye amafaranga menshi y'ibishoro. So guys, kora sub. Njyewe wumvaga yari Flash, iyi channel ni Flash TV Rwanda, mukore sub. Ciao.